showbiz nyarwanda noneho ni fire to fire. Imiriro ikomeje kwaka mu mpande zitandukanye. Hano nyuma y'inkuru ya Ngabo Ruben yatangajemo Tom Close kari most overrated artist in Rwanda, maze Tricia akamutwika akoresheje umuriro waka cyane uturutse muri essence, amubwira ati ujye wibuka umwana muto burya ngo ntagashobora gutinyuka gukina n'ubwanwa bwa papa we usibye amabere ya nyina gusa. Ati umwana akina n'ibere rya nyina gusa ariko ntashobora gutinyuka akora mu bwanwa bwa papa we. Ibi Ngabo Ruben sinza ahantu ari uburyo ari kubyumva niba atari injerere gusa ziri kuvugiriza mu matwi ye. Iyi nkuru yateje saga nyinshi cyane, usibye Tricia n'abandi bantu bafite ama high profile akomeye cyane, abanyamakuru bakomeye ndetse n'abandi bamaze kuba ibyamamare muri showbiz nyarwanda bagiye bashyira commentaire kuri iyi nkuru ya Ngabo Ruben na Tycoon. Ariko nyamara Ngabo Ruben akimara gutangaza baravuze ati ariko unkirishijemo buriya unkoresheje ishyano. Ntago byoroshye muri showbiz nyarwanda, usibye amakuru ya Ngabo Ruben ndetse na Tom Close yakomeza kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Aya ngaya yatumye abantu benshi bagirwa izindi nkuru ziri gucicikana mu mpande zitandukanye. Inkuru nyinshi cyane nk'iri kuvuga kuri Yago, umugabo ufite Yago TV show. Ubu ngubu ibintu byahindutse bikomeye cyane nyuma yo kubyarana n'umukobwa bakundanaga bamara igihe babana muri Uganda. Inkuru ziri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo nuko yamaze gusiba amafoto ye kuri Instagram, amafoto y'umugore we, umugore bafitanye umwana muto cyane w'uruhinja hashize ibyumweru 2 birengaho gato babyaranye. Ariko umugore nawe ngo yamaze gusiba amafoto y'umugabo, wakibaza ngo nibiki byabaye. Yago ngo nagajya cyane prank mu rukundo habe na gatoya, ahubwo Yago ibintu byamubayeho ngo ni inkuru utapfa kubara uko wiboneye, kuko ngo umugore yamaze gusubira iwabo kuri antenne Huye, aho ngaho ngo ni haryamye rwose. Inkuru ziri gucicikana mu ibanga rikomeye muri shadow, nuko umugore wa Yago yamaze kuva i Bugande agasigaye Yago wenyine i Bugande. Ubu ngubu yibereye iwabo i Huye nyuma yo gutega bisi ye imwerekeza Kampala agiye kureba Yago. Inyogo ye nakajya kubasura ubundi akaza avuga ati nukuri kw'Imana bazibaruka umukobwa mwiza cyane. Byarangiye umukobwa amaze kuvuka, Yago nawe asigara i Bugande, umugore n'umwana bitahira i Rwanda. Izi ni inkuru ziri kuvugwa hirya no hirya ku mbuga nkoranyambaga ariko mu ibanga rikomeye cyane, kuko usuye nka Instagram y'umugore wa Yago ubona neza ko yarasanzwe following Yago yamaze gukora unfollow, arangije asiba amafoto yose bari bafitanye kuri IG, abifotozanyije bari kumwe akayapostinga yose yamaze gukuraho. Ni ikimenyetso cy'uko nawe yamaze kumusiga byarangiye. Inkuru ziri kuva ahantu kure cyane mu ibanga rikomeye ziravuga ko umugore yamaze gusubira iwabo i Butare kuri antenne avuka, akaba ariho yibereye kano kanya. Naho Yago nawe akaba akomeje kwigumira i Bugande nyuma nawe yo gukora unfollow ku mugore we ndetse agasiba n'amafoto ye. Ibintu bundi bitari bikwiriye habe na gatoya. Umubyeyi ufite uruhinja rumaze ibyumweru 2 rugeze ku isi, aka kanya amaze gutandukana n'umugabo we ku buryo butari official cyangwa se butaratangazwa ku mugaragaro. Amakuru aturuka iyo ngiyo mu bikari aravuga ko yamaze kugera iwabo i Huye, naho umugabo nawe ngo akomeje kwigumira i Bugande mu buryo butangaje cyane. Ushobora kugira ngo ni prank, ariko prank zihari muri iyi minsi nazo ziteye ubwoba. Aha ni nyuma y'inkuru yagaragaye ejo bundi akavideo kari guca ibintu bigacika kuri Instagram no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Muyango ndetse na Roscan ngo biciye kuri date, ariko ibintu ntago biri kuvugwaho rumwe kuko abantu benshi ari kwibaza ati ese Muyango yarari gukina prank, ni filime, ni indirimbo nshyashya ari gushutinga na Roscan? Wakibaza byinshi cyane. Se Kimenyi Yive ni wari mu gufata iriya video cyangwa nawe amashusho yamusanze aho yiryamiye igikondo? None ibintu bikomeje kuba induru nyinshi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, usibye inkuru imwe yakomeje gupfuka amaso ndetse n'amatwi y'abakunda social media. Inkuru ya Ngabo Ruben na Tom Close yazibije zino zindi zose zikaba zitari kumvikana, ariko ibintu bidasanzwe ngo nuko Kimenyi Yive n'aka video kamusanze yicariye akubitwa n'inkuba itagira amazi, amaso aruma neza nyuma yo kubona umugore we Muyango ari kuri date ndetse na Roscan. Gusa abantu benshi ntago bari kubivugaho rumwe,
umwati Rosikana yari ari gukora video y'indirimbo nshyashya igiye gusohoka, abandi ngo Muyango ari gukina filimi yenda gushyira hanze mu gihe main actor ari Rosikana. Ni ibintu bitangaje cyane bikomeje gucicikana no ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, cyane cyane muri showbiz nyarwanda. Gusa inkuru yakomeje gucana umuriro mwinshi cyane ni inkuru ya Ngabo Ruben na Tom Close ndetse n'umugore Tricia, nyuma gukora commentaire zikomeye cyane zirimo kuryana mu matwi, ari gutwika Ngabo Ruben amubwira ngo nta mwana ukina akora mu bwanwa bwa papa we, ngo ahubwo yatinyuka agakora ku mabere ya nyina byonyine gusa, ariko ibyo bwanwa bwa papa we akaburebera kure cyane ngo kuko abakoze amakosa adashobora kubabarirwa na gatoya. Aba influencer bakomeye cyane bibasiye Ngabo Ruben, ariko nyamara amakuru agaragara ko ikiganiro ngo agikoze kera cyane, hagiye guca amezi menshi cyane ikiganiro gikozwe kitari cyajya kuri Narababwiye TV show ya Tycoon. Gusa aho cyagiriho cyari koroje induru zavuze ari nyinshi, commentaire nyinshi cyane, amagambo menshi cyane. Usibye ko inkuru ya Yagoyo mwayibagiwe mwanze kuyivuga ngo bicicikane ku mbuga nkoranyambaga kubera Ngabo Ruben yamaze gufata ambutiyaje yose ibera kuri social media, akaba ari wenyine yikubira commentaire zose nize hirya no hino ahantu hose Ngabo Ruben. Nyamara abagabo hariya nabo bafite ibibazo bikomeye cyane. Yago TV show biri gukora ibiganiro yonyine iri Uganda, mu gihe Yago n'umugore we ngo batakiri kubarizwa hamwe nyuma y'uko umubano wabo utarumeze neza mu ibanga rikomeye inyuma iyo ngiyo mu bikari. Noneho byarangiye babishyize ku mugaragaro nyuma yo gusiba amafoto yabo kuri Instagram, buri wese asiba ifoto afitanye n'undi ndetse agakanda unfollow. Ibintu bitari bisanzwe ko umugabo yakanda following umugore we ndetse agasiba n'amafoto bafitanye yewe n'ayo mwana babyaranye. Ibyo ni ibintu bigaragaza umwanzuro ukomeye cyane hagati muri relation abantu baba bafitanye, ariko bikaba ari ibintu none biteye agahinda kuko nyuma y'uko umwana amaze amezi 2 kumwe na papa we, ngo noneho yaba yijyaniye na mama we Huye kuri antenne neza muri quartier mu mujyi wa Huye. Wakibaza ngo nibiki bigiye gukurikira noneho ku mbuga nkoranyambaga. Yago TV show ubundi udasanzwe ari pfana, sinzi twitega iki kuri Yago TV show ndetse na show agiye kuduhereza mu kanya gakurikiraho, naho andi mabanga akomeze guhishwa. Icyo nzi cyo baraza kubita hanze ibintu bize bimenyekana no ku mbuga nkoranyambaga. Ngabo Ruben sinzi uko ari bubigenze, arasaba imbabazi, biragenda bite, ariko ibintu byakaze cyane. Icyo nzi cyo umuriro bari kumucana nawe ahari uri kumutwika, yabaryamye yicaye cyangwa ari kugenda, ari kumva ibintu biri kubibyara ibyo.